twagiye mu butabera rero mu rukiko mama ntabwo njye nibagirwa rebero reka tuvuge ibyavugiwe mu rukiko bamubajije bati tubwire ukuntu wiyita umugore kandi tubona uri umugabo abaye umucamanza yabimubajije bitari mu kirego yaba yamuharasinze. Moses Turahirwa yavuze ko yahinduye pasiporo ye ahanditse Gabo akora editing arahindura ashyiramo gore. Umucamanza ati ibyo wabikoze ugambiriye iki? Turahirwa ati ni ubukubaganye bwanjye gusa. Umucamanza ati cyangwa washakaga gutwika bimwe byateye by'iki gihe? Nibyo. Turahirwa Moses ati oya Metero Robertine Mukeshimana icyo rwose aho bigeze icyo umucamanza kimubabarire. None se uko hariho ubu uraza gufunga numyinisha se hanyuma se amakuru yo kumwotse. Abakozi ba Igo Company Limited mu karere ka Gatsibo baratakamba banatabaza ubwo kwamburwa amezi ariko ubuzi bwa company buvuga ko ngo butari buzi iki kibazo. Company rero nge nyimazemo imyaka 3 nako amafaranga barayanyimye baranje baravuga ngo ntabwo tukigushaka mu kazi ngo ta. Ubu se mvuge abamatimba bakoraga iyi company bamaze amezi 4 batishyurwa matimba. Ikibazo si ukubeshya ahubwo kwambura abakozi mu Rwanda si icyaha. Fande Kabera hano rwose niba hangari bujye muri ntuze za niba inshingano baguhaye ari ukubaha ibyangombwa no guhura mu nama ukabwira abasekirite ngo niba kabibe utababajije niba bo batibwe ntabwo byaba ari byo. Hari n'indi yitwa top sec abo bantu nibura seke kwa Dodo se niya Dodo bishyurwa ari uko Mariya agiye mu ijuru.